wari uzi uwa mbere hagati ya Bruce Melody na The Ben? Muri iyi video nkuzaniye factors zirenga 10 tugiye kugenderaho tubagereranya ku buryo ino video iza kurangira umenya uwa mbere cyangwa se ufashe umwanzuro wo kumenya uwa mbere hagati ya Bruce Melody na The Ben. Baje kuguha ikaze mbere ko dutangira ino video. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kuri subscribe ufungure n'inzogera. Tudatinze turaza guhera kuri factors ya mbere dukomeza tugera kuri factors ya 10, gusa zishobora kuza kurenga bitewe n'ibindi tugenda tuganiraho tugereranya hagati ya Bruce Melody na The Ben. Tudatinze turareba ati subundi bamaze igihe kingana iki bakora umuziki. Nk'ibisanzwe uwa mbere cyangwa se watangiye gukora umuziki bwa mbere ni The Ben, aho video ya mbere yasohoye cyangwa se indirimbo ya mbere imaze imyaka 9 ku miyoboro wa YouTube. Bruce Melody we yaje nyuma, video ya mbere imaze imyaka 6. Urumva yuko The Ben niwe watangiye bwa mbere kuririmba cyangwa se gukora umuziki. Twihuse tugiye kureba ikindi cyangwa se factors ya kabiri, ni ijwi ryabo cyangwa se injyana yabo baririmba. Ijwi baririmba muti se ni irihe? Ku ruhande rwa The Ben turasanga ko The Ben aririmba ijwi ryoroshye cyangwa se ijwi twavuga ko ari romantique, akajwi koroshye cyane. Naho nitugira kuri Bruce Melody turasanga we avuga ijwi cyangwa se aririmba mu ijwi rifite energy, rifite imbaraga cyangwa se versatile, rifite imbaraga cyangwa se ryumvikana. Ikindi turareba kuri style, iyo ni factors ya gatatu turibuze kurebaho, style cyangwa se injyana baririmbamo. Tuvuga ngo ku ruhande rwa The Ben turaza gusanga aririmba injyana ya R&B ndetse na Afrobeat mu ijwi rituje nk'uko tumaze kubibona kuri factors ya kabiri. Urumva yuko izi ni factors turi tugenda tugereranya hagati ya Bruce Melody na The Ben, aho kuri style cyangwa se injyana baririmbamo ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga injyana ya Afrobeat ndetse na dancehall. Twihuse tugiye kuri factors ya kane cyangwa se kuri option ya kane dushobora gukoresha tubagereranya. Tureba icyo bita performance yabo. Performance ku ruhande rwa The Ben yari guperforminga cyangwa se yari kuririmba kuri stage cyangwa mu bitaramo bitandukanye abatuje, naho Bruce Melody wewe aririmba cyane, agaragara cyane cyangwa se abyina cyane, energetic cyane. Kuri factors ya gatanu turasanga fan base cyangwa se abantu babafana, abantu babakurikira se bari mu kigero cy'imyaka cyangwa se baherereye hehe. Ku ruhande rwa The Ben turasanga ari abantu bari loyal cyangwa se old fans, ari abantu bahoraho kandi bakuze. Naho ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga afite abafana benshi cyane kandi bari trending cyane. Ni ukuvuga ngo abafana b'urubyiruko bitewe n'injyana aririmbamo cyangwa se umuziki akora. Urumva yuko ariyo mpamvu yaje kuba agaragara nk'uririmba trending cyangwa se afanwa n'urubyiruko. Twihuse tugiye kuri factors ya gatandatu tureba icyo bita consistency cyangwa se uburyo basoramo video cyangwa uburyo bakora indirimbo. Ku ruhande rwa The Ben turasanga yuko we adahozaho, ntabwo akunda gusura indirimbo nyinshi cyane cyangwa se gukora collabo nyinshi cyane. Ariko ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga yuko ahora kuri hit, ahora muri hit, ahora asura indirimbo cyangwa se ahora akora indirimbo. Kuri factors ya karindwi turasanga collaboration. Ese collaboration bakora ni izihe? Bazikorana n'abahe bahanzi? Ku ruhande rwa The Ben turasanga yuko we akora collaboration mpuzamahanga, akora n'abahanzi bo hanze cyane mu bihugu bikomeye. Naho nitugira kuri Bruce Melody we turasanga yuko collaboration akunze gukorana n'abo hanze, ariko we aracyazamuka mu gukorana nabo hanze. Ni ukuvuga ngo yuko The Ben arusha collaboration mpuzamahanga Bruce Melody. Ariko twihuse tugiye kureba kuri factors ya 8, aho tuza kureba icyo bita award cyangwa se ibihembo bagiye batwara. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa The Ben turasanga we kafite amateka akomeye cyane, naho ku ruhande rwa Bruce Melody we ari gutsinda byinshi, we ari kugenda atsinda ibihembo bitandukanye. Kure nubwo The Ben yatangiye, ariko Bruce Melody yatwigiye atwara nawe ibihembo bikomeye cyane. Akandi ikindi twavuga ni uko Bruce Melody ashobora kuzuza 1M cyangwa se miliyoni y'abamukurikira ku rubuga rwa YouTube, agatanga The Ben, kandi
The Ben ari we yatangiye imbere. Reka twihute tujye kuri factor ya 9 tuhasanga impact cyangwa se uburyo umuziki wabo ukomeza kwitwara nyuma y'uko ushyize hanze cyangwa se nyuma y'igihe kirekire. Aravuga ngo ku ruhande rwa The Ben tuhasanga ari legend w'ibihe byose. Indirimbo ziwe zikomeza zirya hit, zikomeza kuririmbwa. Ni ukuvuga ngo naho ku ruhande rwa Bruce Melody we ari hejuru ubu, cyangwa se indirimbo ye irya hit akiyisohora, ariko nyuma y'amezi 5 cyangwa se nyuma y'umwaka ntibikiririmbwa. Ndasi neza kubizi, uramutse ukoze ubushakashatsi wabibona. Tudatinze tugiye kuri factor ya 10 aho dusanga branding cyangwa se uburyo bagaragaramo n'uburyo biyerekana imbere y'abafana. Ku ruhande rwa The Ben turasanga ko afite brand ikomeye, naho Bruce Melody we ari kuyubaka ubu ngubu, ari kuyubaka vuba ikomeye. Ashobora wenda kuzarusha The Ben, ariko we ari kubaka brand ye kuko yanaje nyuma mu muziki, usanga The Ben yaratangiye. Twihuse tugiye ku cyo bita dance ability. Iyo ni factor ya 11, dance ability. Ni ukuvuga ngo uburyo babyina cyangwa se ubushobozi bwo kubyina mu ndirimbo zabo bitewe n'uburyo cyangwa se injyana zikozemo. Ku ruhande rwa The Ben ntabwo ari cyane, naho kuri Bruce Melody wewe ni cyane. Azi kubyina neza cyane mu ndirimbo ze bitewe n'injyana aririmbamo. Twihuse tugiye kuri live vocals cyangwa se uburyo agaragara ari kuririmba nanone icyo bita stable, cyangwa se nimba aririmba atuje cyangwa se nimba aririmba ajya mu mpande nyinshi cyangwa zitandukanye. Tuvuga ngo turasanga ko uruhande rwa The Ben we aba ari stable cyane, ariko ku ruhande rwa Bruce Melody we ni nziza ariko iri energetic. Twihuse tugiye kuri factor ya 13 aho tuhasanga factor ya romance songs, ku ndirimbo nyine zijyanye n'urukundo cyangwa se ziri romantic. Ku ruhande rwa The Ben we ni ukomeye cyane ugereranyije na Bruce Melody, ariko ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga ko arashoboye ariko si cyane. Ni ukuvuga ngo yuko ahangaha The Ben arusha Bruce Melody kuririmba indirimbo ziri romantic, cyane ko inyinshi ziri no mu rurimi rw'icyongereza. Twihuse tugiye kuri factor ya 14 aho tuhasanga hit songs cyangwa se indirimbo zirya hit kuri rwego. Ku ruhande rwa The Ben turasanga ko ari classic hit, naho kuri Bruce Melody turasanga ko ari modern hit nyinshi. Kureba kuri factor ya 15 tureba icyo bita international reach. Nitugira ku ruhande rwa The Ben turasangaho yuko wewe yamenyekanye kare cyangwa se byihuse, naho ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga yuko ari gukura vuba nubwo arusha umubare w'abasubscribers The Ben, ariko we uruzi ko yuko yaje nyuma, itangiye kuririmba nyuma The Ben, aho tubona yuko The Ben amurushaho imyaka 3 mu gihe amaze mu muziki. Twihuse tugiye kureba kuri factor ya 16 turasanga icyo bita social media. Ku ruhande rwa The Ben turasanga yuko ari moderate, ari active gake cyane ugereranyije na Bruce Melody, aho dusanga ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga yuko ari active cyane kurusha The Ben. Umva yuko Bruce Melody ahora asohora indirimbo, ahora postinga cyangwa se ahora agaragara mu bikorwa bya entertainment bitandukanye ugereranyije na The Ben. Twihuse tugiye kuri factor ya 17 aho icyo tureba icyo bita work rate. Urumva ko ku ruhande rwa The Ben turasanga yuko ari slow gato gake cyane, ariko ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga we akora cyane. Ariko twari tumaze kuvuga kuri iyi factor ya 16 nuko twareba ku kijyanye na social media, ariko nanone icyo bita work rate ari factor ya 17 ni ukureba imikorere yabo. Twihuse kuri factor ya 18 turasanga icyo bita crowd control. Ibintu byabo babikora gute? Ku ruhande rwa The Ben turasanga we abikora atuje, ariko ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga yuko we ashyushya cyane, kuko twabonye yuko aririmba n'injyana zikunzwe n'urubyiruko. Naho tukabona yuko The Ben we akundwa n'abantu basheshe akanguhe cyangwa se bakuze cyangwa abantu batuje cyane bitewe n'uko aririmba injyana ziri romantic. Twihuse tugiye kuri factor ya 19 turasanga icyo bita versatility. Versatility ni ukuvuga ngo ese injyana aririmba ni iyihe cyangwa se aririmba mu buhe buryo. Turasanga yuko by'umwihariko The Ben aririmba mu njyana ya R&B cyane, naho
ku ruhande rwa Bruce Melody we turasanga yuko ashobora genres nyinshi, ashobora injyana nyinshi cyane, aririmba mu njyana zitandukanye. Aha twihuse tugiye kuri factor ya 20, dusanga icyo bita current relevance. Ku ruhande rwa Debel turasanga ko ari legend ukiriho, naho ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga yuko ari ku isonga ubu ngubu ari kugenda azamuka. Nk'icyo twavuga ku bijyanye na views cyangwa se umubare w'abakurikira, views Bruce Melody afite nyinshi ugereranyije na Debel, bitewe n'uko twabonye yuko Bruce Melody ari active cyane kandi agasohora indirimbo nyinshi mu gihe gitoya. Ikindi twavuga ku mubare w'abakurikira, Bruce Melody arusha umubare w'abakurikira Debel, kuko ubu tuvugana Bruce Melody yabanje kugira abasubscribers bagera ku 982, mu gihe Debel we ari 597. Umva yuko Bruce Melody ugiye ku mubare w'abamukurikira ndetse na views niwe ari hejuru. Gusa nk'icyo twavuga nk'umwanzi cyangwa conclusion kugira ngo tumenye uwa mbere, bitewe n'ibi twagiye tukubwira, Debel we twavuga yuko ari legend, aririmo romantic king, ari umwami utuje cyangwa se umuntu uririmba mu njyana zituje. Naho ku ruhande rwa Bruce Melody turasanga hit maker, umuntu ukora hit cyane cyangwa se umuntu uririmba indirimbo ziri hit, akaba ari energy king, umwami w'imbaraga. Ubwo nuvuga ngo Debel ni romantic king, naho Bruce Melody akaba energy king. Ndazi neza ko utazongera kubitiranya cyangwa se kubagereranya, kuko urumva yuko buri wese afite uruhande rukomeye cyangwa se ikintu gishobora gutuma aba umwami w'umuziki. Aho twanyuma ino video rero nise ko wakoze subscribe ugafunga inzogera, like, share na comment ni ingenzi kugira ngo tuzahore muri video y'ubutaha. Uraza kutubwira muri comment uburyo wabonye ino video ndetse tubwire niyo twazagukorera ubutaha.